Maraho Muraho neza. Amezi 12 ashize, namaze kubona ibimenyetso bihagije ko gukoresha imashini itanga umuziki w'ubuzima yitwa Live Frequency Generator, gukoresha gahunda ya Body Music amasaha 10 kugeza kuri 20 bishobora gufasha umubiri w'umunyarwanda mu bibazo byinshi by'ubuzima. Nta kindi gihamya nyiri gushaka, kuko buri gihe nkomeza kwakira ubutumwa bw'abakiriya bambwira ibyiza babona nyuma yo kuyikoresha. Icyo nshaka gukora ubu ni ukugeza aya makuru ku banyarwanda benshi bashoboka, ariko igihe mfite ni gitoya, umubare w'imashini n'amikoro y'amafaranga biracyari bike. Niyo mpamvu muri iyi video nsaba abanyarwanda bafite ubushobozi runaka bw'amafaranga gutekereza kugura imashini yabo bwite ya Live Frequency Generator. Kugura Live Frequency Generator bishobora kukugirira akamaro wowe ubwawe, umuryango wawe n'inshuti zawe, haba ubu ndetse no mu myaka myinshi iri imbere. None byanshimisha kumenya ko nasangije abanyarwanda ikintu gifite umumaro kandi gifasha guteza imbere imibereho yabo. Nabonye ko Live Frequency Generator ikora neza cyane ku banyarwanda ndetse kurusha uko ikora ku bazungu. Birashoboka cyane ko ariko bimeze no ku bandi banyafurika, ariko sinabihamya kuko nta bunararibonye buhagije ndabigiraho. Njye mbitekereza gutya, kandi nasobanuye impamvu zanjye mu nyandiko nanditse yitwa Analog Africa Digital Umuzungu. Ariko nkurikije ibyo nzi neza, ari ibyo ko Body Music ifasha cyane umubiri w'umunyarwanda, dore uko ntekereza kandi nk'uko nabigenza iyo mba ndi umunyarwanda. Nkurikije ibyo nabonye kandi nzi, iyo nza kuba ndi umunyarwanda ufite miliyoni imwe amafaranga y'u Rwanda yo gushora muri njye ubwanjye, nakora ibi bikurikira: nagura Live Frequency Generator kugira ngo nyikoreshe njyewe ubwanjye, umuryango wanjye n'inshuti zanjye. Mbere na mbere nashyiramo gahunda y'umuziki w'ubuzima ugamije kurwanya parasite, nk'uko byagaragaye ko arizo ntandaro y'ibibazo byinshi by'ubuzima.
Kugira ngo umuntu arandure neza parasite bisaba amasaha 20 yose ahujwe n'iyo mashini. Mfite umuryango mugari n'inshuti nyinshi, bakaba abantu bagera kuri 50. Bityo rero iki gikorwa cya mbere cyatwara igihe kinini, amasaha 20, abantu 50 ni amasaha 1000 yo gukoresha imashini. Niba umuntu ayikoresha amasaha 8 ku munsi, mu cyumweru cy'iminsi 7 yaba amasaha 56. Ariko kubera ko amashanyarazi akunze kubura, nakoresha imibare y'icyumweru cy'iminsi 6 aho gukoresha 7. Iminsi 6 gukuba amasaha 8 ku munsi ni amasaha 48 ku cyumweru. Bityo rero kugira ngo abantu 50 barangize gahunda yuzuye yo kurwanya parasite, byatwara amasaha 1000 gukuramo amasaha 48 ku cyumweru. Ubwo ni ibyumweru 21. Ukuvuga ko byadutwara hagati y'amezi 5 n'6. Mu bunararibonye bwanjye bwo gukoresha umuziki w'umubiri mu Rwanda, kugira mbigereho nagombye gushora nibura amafaranga 1,000,000 y'u Rwanda ngura iyo mashini, kugira ngo umuryango n'inshuti zanjye babashe kwikuraho ibibazo. Nyuma yaho nakoresheje no mu bindi bikorwa nko gufasha gukira ibikomere, gufasha umubiri kubona umuziki w'ubuzima uhuzwa n'intungamubiri na vitamine, kugenzura ibiro, kwita ku ruhu, umusatsi n'imikaya, guteza imbere imikorere y'ubwonko, ndetse no gufasha umubiri kwikuraho imyanda n'uburozi. Nta muntu ugurisha live frequency generator mu Rwanda, ariko nshobora kubona ubufasha bw'abakozi ba Body Music kugira ngo bamfashe kuyigura, kuyishyiramo no kuyikoresha. Nakwishimira kubafasha gukemura ibibazo by'abantu nkunda kandi tumarana igihe kinini. Iyi mashini yatugirira akamaro twese mu myaka myinshi iri imbere, ikadufasha kugira ubushobozi bwo kwigenzurira ubuzima bwacu no guhangana n'ibibazo bishobora kuzaza. Niba nashoboye kubona 1,000,000 y'amafaranga y'u Rwanda, nakwishyira hamwe n'inshuti 10, buri wese agatanga 100,000 y'amafaranga y'u Rwanda, maze tugasangira iyo mashini.
uko byagenda kose urebye uko isi igenda ihinduka, kwigira no kwishingira ubushobozi bwawe ni ikintu cyiza. Ni inzira nziza yo kwitegura ibizaza kandi ni uburyo budakoresha kubagwa cyangwa indi miti, bugamije gufasha umubiri kwisana, kwisubiza imbaraga mu buryo busanzwe. Nk'umuyobozi wa Body Music Studio, birumvikana ko nakwishimira ko mwaza kudusura kugira ngo mubone inyungu z'ikoranabuhanga rishingiye kuri live kandi mukaba abakiriya ba Body Music. Ariko niba mudafite umwanya wo kuza cyangwa mutuye kure ya Kigali ariko mukaba mufite ubushobozi runaka bw'amafaranga, iyi nyandiko nyibandikiye kugira ngo mbabwire icyo nakora iyaba ndi umunyarwanda ufite ubushobozi nk'ubwanyu. Mwitwararike ubuzima bwanyu, ubw'imiryango yanyu n'ubw'inshuti. Amahoro. Yari John.